Yes, hello guys. Ni wa muhungu wanyu nanone ugarutse. So uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo ushobora kugarura YouTube channel yawe mu gihe YouTube ubwayo yayirimuvinze cyangwa se yayikuyeho yayisibye. Hari igihe dukora amakosa tugashyiraho ibintu binyuranyije na YouTube ugasanga YouTube ubwayo isisiba channel yawe bitewe nuko udakurikiza amabwiriza yayo. So ngiye kukwereka rero uburyo ushobora kugarura channel yawe mu gihe YouTube yayisibye, cyangwa se niba hari channel yawe yigeze gusiba ukaba warayirengagije, ukaba warabuze uburyo bundi ushobora kuyigarura. Iyi video ni yawe ntigucike. Icya mbere nkuko mbibabwira, reba ko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubasha gukurikira video nk'izi ngizi. Twihuse rero tudatinze nkuko musanzwe mubizi, twe turihuta turaza hano muri Chrome iri hano ngiyi. Ushobora gukoresha Google wenda cyangwa se na browser, biterwa niyo ukoresha. So numara kuza muri Chrome rero urandikamo Google account, bihita biza hano hejuru, dore ngibe hano hejuru Google account, urayikandaho Google account. Hanyuma numara kuza hano muri Google account barakwereka hano handitse ngo genda ngo muri Google account, urahakanda. Urategereza gato, biraterwa na network uri gukoresha. So nkuko muri kubibona rero, murabona yuko, reka dushyire mu rurimi rw'icyongereza, murabona yuko byaje. So iyo rero ugeze aha muri Google account, ikindi uhita ukora uza hano muri data and privacy, hano handitse ngo data and privacy, ndizera ko muri kuhabona, ukahakanda naho. Iyo umaze kuhagera hano naho rero, iyo umaze kugera hano umanuka hasi, hano hasi hahera, uramanuka ukabona hano handitse ngo app service, niho tugiye gukanda. Sorry gatoya, sorry nibeshye. Hano urakanda hano handitse ngo delete a Google service. Hano nibeshye, mumbabarire, niho ukanda. Numara kuhakanda urategereza bizemo. Hanyuma iyo umaze kugera hano rero making sure ko email yawe yo kuri ya channel yawe ariyo ugiye gukoresha hano. So iyi ntabwo ari iyi, kadukoreshe email yacu kugira ngo tubashe gukomeza. Nukuvuga ngo channel bafunze email yayo ni iyi ngiyi. Niyo tugiye gukoresha. So urakanda kuri ya email yawe, numara gukandaho urahita ukomeza nyine continue. Ndizera ko ukundi kubikora guys, ariko namwe muzabikora kugira ngo channel yanyu babashe kugira gute, babashe kuyikavaringa cyangwa se bayigarure, kandi ubu buryo nibwo buryo bwizewe kandi bwiza. So iyo umaze kugera hano rero bakwereka nyine channel yawe nyine nibiri kuri ya email yawe wakoresheje. No kuvuga ngo YouTube, urabona channel yanjye iriho amavideo agera kuri 47. So turaza duyikandeho, tukanda hano kuri delete. So no kuvuga ngo channel, iyo umaze gukanda hano kuri delete, hano muri kuhabona channel ni iyi nyine. Izina ryayo yitwaga Mad Official, email yayo ni iyi ngiyi. So hano rero icyo batuzaniye ni iki. Hano bari kutubwira ngo dushobora gusiba ibintu byose biriho, cyangwa se tugasiba content nyine, delete a content. Ariko twebwe si cyo dushaka. Urabona yari imaze kuzuza, yari ifite subscribers bagera muri 585 nibo yari ifite iyi channel.
iyi channel babashije kuba bafunga cyangwa se bayisiba muri ntago bayifunze ahubwo barayisibye, barayidiretinze. Sorry kandi ukuvuga ngo barayidiretinze nyine ku buryo utakongera kuyibona ukundi. Kadusubireyo, binsubije inyuma muri hangana. Nahangaha. So iyo umaze kugera ahangaha rero icyo ukora ni iki, channel yawe uba uyibonye. Ikindi usabwa hano bakwereka ngo I want to permanently delete my content. Ngushaka wasiba ibi byari biriho byose kugira ngo bakugarurire email. Murabizi yuko email wafunguje channel nta yindi wabona. So hano rero iyo ushaka, ubu ni uburyo bwa mbere, iyo ushaka uraza ugasiba ibiriho byose. Ushobora kudeletinga ama video ariho. Ikindi wakora ugasiba n'ibiriho byose nyine n'ibiyiranga. Ariko tugiye kongera dusubira inyuma nkwereka. Ariko ushaka kubisiba ibyari biriho byose kugira ngo bakugarure email yawe creating indi channel, nubu nahangaha wanyura ukaza ukashyiramo utu fresh twose ukatuvivura, warangiza ugahita ukanda hano kuri delete my content. Ni ukuvuga ngo content ziriho zose bahita bazisiba bakagarura channel ari nshyashya. Noneho kugira ngo bayigarure iriho aba subscribers bari bariho bose, ngiye kukwereka uko ubikora sasa. Uragaruka hano nanone urasubira inyuma. Urasubira inyuma hose. Turasubira inyuma noneho twongere dusacingemo. Turasacingamo suspended YouTube channel. Dore ngibi bihita bizamo nabyo ntago bigoye, niho ukanda. So iyo umaze gukanda hano handitse suspended YouTube channel, ukanda hano handitse nyine YouTube my account terminate suspended, niho ukanda. So iyo bamaze kukugeza hano rero, icyo ukora hano nanone ni iki. So icyo ugiye gukora hano rero, iyo umaze kugera hano muri suspended, icyo ukora ukanda hano handitse help hano twakanze muri kuhabona. Sorry kadusubira inyuma gato, ukamanuka hano hasi ugascrollinga, ukamanuka ukaza ugakanda hano handitse sorry handitse kambibereke. Hano handitse YouTube Studio, niho tugiye gukanda. So iyo tuhakanze rero ukanda handitse YouTube Studio, ni ukuvuga ngo hano ukora iki umaze gukora biriya. So hano uraza ukuzuzamo izina rya YouTube channel yawe nyine, uko YouTube channel yawe yitwaga, Mad Official. So warangiza ugashyiramo email yawe nyine wiyandikishije kuri YouTube. Niyo iyi. Warangiza noneho ugashyiramo indi email, noneho bazagukonegitaho cyangwa se bazagukontagitaho mu gihe iyi ngiyi itabashije kuboneka. Reka dushyiremo iyi. Hanyuma noneho hano ikindi usabwa ni igiki rero. Urasabwa gushyiramo URL cyangwa se link ya channel yawe bafunze. So uko byagenda kose iyo bamaze gufunga channel yawe, bakoherereza email nyine bakoherereza link yayo muri email. Link ya channel yawe bafunze muri email ngiye kuyibereka. So tugiye muri email. Twihuse turaza hano muri email. Iyo bamaze gufunga channel yawe bakubwira ko bafunze channel yawe cyangwa se bayirimuvinze, bayikuyeho. So no kuvuga ngo hano YouTube yahise inyandikira imbwira ati twafunze channel yawe ku mpamvu izi nizi, ukeneye gukora appel. Nibyo by'ibingibi nyine bahita bakohereza na link yayo bakayikohereza. Link yayo ni icyo ukora rero, uraza ukayikandaho yose, warangiza ukayikopiya. Iyo umaze kuyikopiya rero uraza ukayishyiramo hano. Ndizera ko ibintu byose twajyanye nta hano nabasize. Guys, bya bindi byanyu muza mumbwira ngo byanze ngo turabikora bikanga. Noneho turaza dushyiremo ya link yacu.
ibi ni ibiki bigiyemo sasa? Niyo twakopiye cyangwa hagiyemo n'ibindi? Reka dusibe ibi byose turebe. Banza atariyo twashyizemo, ahari ntabwo ariyo. Twongere dusubireyo dukopiye link neza. Urayikopiya neza ari yonyine. Dukopiye link yonyine nta kindi nta kindi kitambitse. Murabona ko ariyo dukopiye noneho ndakeka bitaza kongera kwanga. So tugaruke hahandi duhite dupestingamo ya link yacu. Hanyuma ikindi kiba gisigaye hano, ugomba kuba wateguye amagambo uri bwandikire YouTube yisaba ati ngewe nakoze amakosa, nshyiraho ibintu binyuranyije n'amabwiriza yanyu, ndabasaba kunsubiza channel yanjye cyangwa se mukangarura YouTube channel yanjye, ariko ibyo sinzabyongera. So ugomba rero kubabwira nyine yuko banyuranyije n'amabwiriza yayo, gusa ibyo utazabyongera, ubasaba nyine kugira ngo babashe kugusubiza YouTube channel yawe. Ni amagambo niyo ushyira hano muri aka gataburo ka nyuma, ubasaba nyine bavuga ati ngiye mumbabarire nashyizeho ibinyuranyije n'amabwiriza yanyu, mumbabarire. Icyo uhita ukora rero nanone uhita ukanda hano handitse submit. Hano handitse submit. So ukakanda. So hano rero bitwakoze hano ni ibiki sasa? Ni ukuvuga ngo email ahubwo twashyizemo email itariyo hano. Reka tubihindure ibi ngibi tubikuremo. Ni ukuvuga ngo byivanze muri make. Email twari gushyira hano yazanye n'ibindi bintu nazi ngo ni ibiki. So katwandikemo email neza, badukonegitaho bakatubona, hanyuma twongere dukande submit. na ndakeka ntibiri bwange. So murabona yuko bahise batubwira ati thank you, turakira ubutumwa. Ni ukuvuga ngo ibyo tumaze gukora byoherejwe. Noneho baratubwira ati thank you for contacting our Google account team, will review report, I will contact of online. So guys, iyo umaze gukora ibi byose rero bahita iyo umaze kohereza nyine aka email, bakubwira ko bagiye kureviewinga nyine bakareba. Bamara kureba bakubwira ko bishobora gufata agahe gatoya cyangwa se bigafata igihe kinini, ariko iyo bibashije gufata igihe gitoya nta kabuza channel yawe bahita bayigusubiza ako kanya direct. So uburyo burakora rero mu bukore. Ubu nubwo buryo bwizewe bwo kugira ngo ugarure channel yawe mu gihe YouTube channel nyine yawe bayirimuvinze cyangwa se bayisibye. Ubu nibwo buryo ushobora gukoresha. So ndabashimiye. Niba utarakora subscribe, nyamuneka kora kunzogera aho ngaho, nakore subscribe, sharing, ibintu bibashe kugenda neza.